tugeze imuhira yagerageje kwita ku mwana uko ashoboye, kuko umwana yari yavukanye ikiro kimwe n'amagarama 750, ariko ubwo twari tuvuye ku bitaro yari amaze kugera mu biro 2 hafi na 700. Urumva yamwitagaho bishoboka, kuko hari ukuntu yamuryamishaga mu gituza akamuririmbira, umwana akumva iryo jwi rya mama wiwe, umwana akumva izo ndirimbo, nubwo bushyuhe bwa mama wiwe. Ni naho yambwiye nyine Axel nawe ko amukunda cyane, ambwira ubuzima Axel yakuriyemo nyuma uko mama we nayo yitaba Imana, kuko yitabye Imana ngo namubyara. Niho yakomoje ijambo, arangije arambwira ati ese nk'ubu ngubu niveke ndamutse ngiye yabahute. Naye ntabwo ati hoya ntabwo byashoboka, kuko njya nibuka umunsi umwe ngiye gukora mariage, bari kunanga umunsi wa nyuma irubona, hamanutse ubuhanuzi barambwira ati ngo wari ugiye gutaha, ariko Imana umunsi rero yitabaho Imana yazindutse ameze nabi, kuko byabaye nk'iminsi 3 aribwa mu nda. Yarambwiye ati ashaka koga, kandi ndamubwira ati okay, amazi arahari, hari amazi twari twateguriye bebe twogeshaga ibikoresho, reka nyagusukire turacomeka andi mazi nyuma ya bebe. Suka amazi muri douche nyamujyaniramo. Nagiye muri salo, ari muri douche, arangije arampamagara ati sheri. Mukumpamagara icyo navuye muri salo ntiruka, musanga asutamye, naramufashe mu biganza byanjye mwigamiza hasi muri douche, aricara. Mwiriwe neza, amazina yanjye nitwa Niyonkuru Inosa. Ndi umwana wavutse ndi imfura, ariko twavukanye turi abana 3. Mu bana 3 dusigara turi 2, umwe aza kwitaba Imana, ariko papa we yari yarapfuye before, nyine nyuma yaho ya jenoside gato. Dusigarana n'umubyeyi wanjye mama, yahaguruka nakegera hano kugira mu mubone ku batamuzi. Afite famille nkari iraha ngaha, ariko bumve ko nako bahari. Mu by'ukuri ku buzima bwa Gisele sinzi ukuntu nabivuga, ariko Gisele twamenyanye tugiye kuririmba i Kigali, ko ndirimba muri korali Herimoni muri 2013. Nicyo gihe twamenyanye, ariko muri uko kumenyana ajyaga yiga secondaire, nayo niga secondaire, tukajya tuganira kugira naho yageze ajya kwiga muri Uganda University. Tuvugana sinzi ikimana barashizeho na wahindura umugambi wayo, kuko akenshi twajyaga dushwana tena tukongera tugasubirana. Sinzi fiançaye murabizi, abantu baba papa muri hano nyine icyo kigero mwese mwagiciyemo. Muri icyo gihe muri 2019 akunda gusenga, Imana ikambwira ati nzaguha umufasha mwiza kandi ugukwiye kandi wubaha Imana. Ariko uko twakundagura n'ibyo bibazo, nge sintekereze uko ari we, urumva nyine twarashwanaga, bikaba n'izindi process umuntu agakunda n'abandi, ariko Imana niwe yari yarateguye. Ndabyibuka aza gukorera igitaramo inaha i Rubavu. Icyo gihe
ninjye wamufashije mu kumanika amafishi, mu kuzijyana ku maparuwasi agiye atandukanye, ariko tutarasubirana kuko bande yiwe bari bambwiye ati mbafashe bisanzwe, nanjye ndabavuga ati uwo muhamagaro ndawukora ko numvaga nyumuntu twabanye nta kintu namukorera. Sinagirirwa umugisha wo kuboneka mu giterane cyiwe, ariko nyine nza kumenya amakuru nyuma. Ni naho nakundaga kujya kumusura kwa Kambo, nyirakuru wiwe atarapfa, kuko we yaranze. Nawe ngiye gutaha agasenga, yamara gusenga akavuga ati bana banjye, mbahaye umugisha muzabane, ariko njye simenye ibyo ari byo. Simbukaho gato nyine ku buzima bwanjye muri iki gihe twari tumaze tubanye, kuko tubanye igihe gito cyane, nta n'umwaka rurashira, tubanye amezi. Twakoze mariage mu mwaka ushize mu kwa 12 tariki 18. Mu by'ukuri mu buryo twari tubayeho cyangwa se mu buryo twaganiraga, twumvaga ko twubatse umuryango kandi tuzagera kuri byinshi, kuko Gisele yari umufasha mwiza, Gisele yari umuntu ufite ishyaka cyane, yumva ashaka gukorera urugo rwiwe. Gisele yabaye ahantu ntekereza ko papa atabaye, aho nari maze kugira cyangwa se nuko nari maze kuba kose nabikeshagaho, kuko hari ibyo nagenderagamo kera, ariko ubu ngubu yari amaze kunshira ku murongo nk'umufasha wiwe. Gisele yari umunyamurava, twari dufite proje nyinshi, papa arabyibuka. Yari afite yigeze agira urugendo muri iyi minsi ajya Tanzania, ariko nkamubwira ati ese kutwite ntabwo byakugiraho ikibazo, ariko bitewe nuko hari icyo yashakaga ku buzima bwa famiye, aravuga ati hoya ndihangana njyeyo. Arihangana aragenda, tuza kumubona nyine haciyemo nk'ibyumweru 2. Nyuma yaho niho twari dufite n'ibindi, ariko tuza gutungurwa muri uko gutwita kwiwe, tuza kugira ikibazo. Tugiye kwa muganga havamo ikibazo, nyine umwana babona ko ashobora gutakaza ubuzima bwiwe, baravuga ati no, tugomba kubaga mama wiwe kugira dutabare umwana. Umwana avukira amezi 7 n'ibindi byumweru, kuko twari dufite gahunda yo kubyara mu kwa 10 tariki 5, ariko urumva tubyaraho mbere y'ukwezi amezi 2. Mu by'ukuri bamubaga nawe yarambwiye ati bamubaze yumva. Umwana yaje kumubonaho hashize nk'amasaha angahe papa yahageze, nabo bajyanye bajya kumureba, kuko hariya mu makuvezi haba hemerewe kwinjira umubyeyi w'umumama n'umubyeyi w'umupapa kugira abana bakomeze basigasira ubuzima bwabo. Ariko ndavuga ati no, ngereka nsigare papa agereyo arebe uko umwana uko ameze. Bagira nawe niyo yari agiye kumureba, asanga ari muri kuvezi. Umwana twakira ubwo buzima, kuko n'amashereka ubwa ntabwo yari arakaza, akajya bamuhera amashereka muri sonde, abaho ubwo buzima. Umwana ariko sinzi ni ari umugisha twari twagiriwe, umwana afite akavuyo, yari afite ubukubaganyi bwinshi. Ntabwo twatinze muri kuveze, twamazemo nk'ibyumweru 2 badukuramo, kuko twararaga twicaye hamwe nawe, tukirirwa twicaye
ni ukuvuga ntabwo twahumbyaga ngo tugire ijisho gutya, kuko bamushyiragamo sonde akayikuramo, bamushyiramo bomboni zongera imyuka akabikuramo kugira nyine tutatakaza umwana, kuko hari abana benshi bagiye batakaza ubuzima hariya bitewe n'ababyeyi babo kutabitaho, ko twavuye mu bitaro hamaze gupfa abana 5 bitewe n'ikibazo cyo kutabakurikirana bari mu makuvezi, ako twe tugirirwa umugisha. Mu by'ukuri hari abo yabonaga mu makuvezi akavuga ati, kuko ari uwo twabonye, aravuga ati uyu mwana se ko yari atangiye gukubagana nayo ko yaragize, ariko umubyeyi we arino biravuga ati iyaba uyu mwana yapfaga, ati kuko amaze kundushya, amaze kugendaho amafaranga menshi. Niho Gisele yamwegeranje amubwira ati ese igihe umaze hano, ese nibyo igihe umaze aha hantu, ese igihe gisigaye nicyo kigiye kukunanira? Akibivuga icyo hashize iminsi 2 uwo mwana arapfa. Akimara gupfa ararira, akirira niho yamubwiye ati none se so wikurura ibibazo, iyo utamwaturira ibyo bintu ntago aba yaragiye. Mu by'ukuri yakundaga gusirikira nyine areba, ni naho yakuye proje iyo ngiyo, tukomeza tubana nawe kugera aho twaje gutahira imuhira ababyeyi baduherekeje. Tugeze imuhira yagerageje kwita ku mwana uko ashoboye, kuko umwana yari yavukanye ikiro kimwe n'amagarama 750, ariko ubwo twari tuvuye ku bitaro yari amaze kugera mu biro 2 hafi na 700. Urumva yamwitagaho bishoboka, kuko hari ukuntu yamuryamishaga mu gituza akamuririmbira, umwana akumva iryo jwi rya mama wiwe, umwana akumva izo ndirimbo, nubwo bushyuhe bwa mama we bikamwongerera morale yo kunywa ibere, kuko no kunywa ibere yari amaze iminsi mike ari harigiyeho, kuko yaramukamiraga akamushyira muri bibero akaba ari yanyweraho. Tugeze imuhira, turi muhira twabaga turi kumwe, twararanaga ku gitanda kuko turi 3 na bebe. Yagera igihe cyo kumwonsa nkapfuka amaso nkasinzira, amasaha 3 yashira nawe kuko yaramwonsaga, yarangiza akamuriyimbira akamushyira mu gituza, yabona umwana asinziye akankomanga akambwira ati nawe niyo masaha yo kureba. Nkareba nkurikirana bebe uko ameze. Ya masaha 3 yashira ku mwana nyine aba akwiye kuryama amasaha 3, naye nkamukomanga akabyuka utyo. Kungu ntabwo nari nkijya mu kazi ko naga ndi kumwitaho, ariko ku manywa niho nabonaga nyine nk'amasaha 2 cyangwa 3 yo kuruhuka. Umunsi rero yitabaho Imana, yazindutse ameze nabi, kuko byabaye nk'iminsi 3 aribwa mu nda, tukumva ni ikibazo nyine cy'uko yaba yarabazwe. Ariko hari ibinini nyine abamama baba barabazwe bakoresha, akari byo yifashisha. Uwo munsi niho yazindutse mu gitondo avuga ati mu nda mumereye nabi, ahamagara mukuru wiwe Solange amubwira ko ntabyo afite. Niho twatumije ibinini kuri farumasi, babizanye abikoresheje mu nda haratuza. Arangije ararya aranywa, tunaraganira, ariho yanambwiraga ati nkakunda abavandimwe biwe, ambwira ko akunda umwana witwa Christian cyane, umwe waje ejo bundi, arimo kumbwira nyine uko amukunda cyane, uko bazaganira, uko ari hafi kumusura. Ambwira na Axel, ni naho yambwiye nyine Axel nawe ko amukunda cyane, ambwira ubuzima Axel yakuriyemo nyuma uko mama we nayo yitaye Imana, kuko yitabye Imana ngo namubyara. Niho yakomoje ijambo, arangije arambwira ati ese
nk'ubu ngubu ni veke ndamutse ngiye yabahute. Nanjye ntabwo ati hoya ntabwo byashoboka, kuko njya nibuka umunsi umwe njya gukora mariage, bari kunanga umunsi wa nyuma irubona, hamanutse ubuhanuzi barambwira ati ngo wari ugiye gutaha ariko Imana iragukijije. Ariko bitewe no kwizera guke akomeza numva nyine yuko nshobora kuko gupfa. Niho yambwiye, arangije yambwiye ati no, ugomba kwizera. Umuhanuzi niba aguhanuriye ikintu ntabwo ukwiye kuvuga ati ngo kirambaho, ahubwo iyo wabimenye biba byiza, urushaho kurwanya icyo kintu ukavuga ati ntabwo gishoboka mu izina rya Yesu. Kuko ngubu yajyaga anyigisha ijambo ry'Imana ashaka kumbyaza ubutumwa bwiza, kuko yambwiraga ati we yuko yakiye ubutumwa bwiza muri 2019, sinzi niba yarabikubwiye. Nawe yanyigishaga ijambo ry'Imana akumbwira ati nshaka yuko ugera ku rugero ruhagije kandi rushimishije. Uwo mugoroba ni nanjye yarambwiye ati ashaka koga, kandi ndamubwira ati okay, amazi arahari, hari amazi twari twateguriye bebe twogeshaga ibikoresho, reka nyagusukire turacomeka andi mazi nyuma ya bebe. Suka amazi muri douche nyamujyaniramo, nagiye muri salo, ari muri douche arangije arampamagara ati sheri. Mu kumpamagara icyo navuye muri salo ntiruka musanga asutamye, naramufashe mu biganza byanjye mwigamiza hasi muri douche, aricara. Niho nahamagaye papa kuri telefone, ndamubura ariko musigira message, mpamagara Solange kugira ati ahamagara imodoka turebe ukuntu twamugeza kwa muganga. Mpamagara mama, mpamagara na executive wari Aduteye kugira ati baze bamfashe. Uwo mwanya ndasenga, akisengesho nkumva niri kugerayo. Mpamagara umukobwa ubimuhira, turamufata kuko mbere yuko ajya muri douche yari yamuhekesheje umwana kugira abasirikira aho ngaho muri salo. Namuhamagara nabwo ati ihangane ufate ku maguru nanjye fate mu gihimba tumujyane ku buriri. Tumujyanayo, niho abavandimwe bahageze baradufasha, n'imodoka irahagera, tumugejeje kwa muganga baratubwira ati byarangiye. By'ukuri kubyakira byaragoranye, biratugora, ariko ntekereza ko ikintu cyose kiri mu mugambi w'Imana. Ni naho ntekereza yuko kuba n'umwana yaraje mbere byari ngombwa ko bajyana bombi, ariko Imana ikora ibyo ishatse kandi bikora mu gihe cyayo yateguye. Icyo nakwifuriza Gisele ni ukugira iruhuko ridashira, kandi yizera ko ari iburyo bwa data ari mu ijuru. Imana imwakire neza. Murakoze. Haleluya. Yesu nashimwe. Nshimye Imana kubera ko ari umukozi w'umuhanga, ikorera ku saha yayo mu gihe cyayo. Imana ndigikererwa, abantu nitwe dukererwa. Nshimye Imana kubw'umukobwa wanjye, niko nabivuga. Twari tumeze nka Rusi na nyirabukwe. Igihe bamaranye na Inosa ni imyaka 8, ubwo bari inshuti, ariko kubana bubaka urugo numva ari amezi yaragiye kuba 7 niba atari 8 gutyo biri kuzamo. Nshimye Imana rero ku byabaye, naramurwajije
abadusuraga barabibonaga. Wabonaga Gisele ari umugenzi ujya mu ijuru. Amagambo yagiraga amagambo make akimara kubagwa, wumvaga ari ikibazo. Ibi by'umushinga bavuze byo yari afite, nanjye ubwanjye yarabimbwiye, ku buryo ibikoresho by'umwana twarabitanga ugasanga ahubwo twagize ikibazo. N'amafaranga yacu ubwacu yo kuriha imiti, hari igihe cyo twabonaga abana bafite ikibazo tukayabahereza. N'ubu hari n'abayaduhejeje turi kubona abana bagiye gupfa bitewe nuko Gisele yakundaga kwitanga, nanjye ubwanjye ariko bimeze. Nshimye Imana ku by'Imana yakoze. Gisele yari umugenzi ujya mu ijuru, yakomezaga benshi, yafashaga benshi mu byo yakoraga byose. Dusenga Imana kugira ngo imiryango ari twe yashakiyemo naho yavukiye, Imana idufashe tuzagira impano ngiya Gisele. Ikindi navuga, yakoreye mugabo we ni anniversaire, yaturirimbiye indirimbo ikorasi, ngewe ndarira bitewe nuko hari amakuru. Yaturirimbiye ikorasi ndayivuga ndi kurangiza, ariko ku munsi wo kuwa mbere nagiye gusenga, Imana irambwira ngo nguhaye pome, ariko iyo pome bayisatuyemo kabiri. Nsigarana igipande, ikindi gipande nyine baragitwara. Kuwa gatatu nirirwa gusenga, hari abantu bari hano twasenganye, hari ibyo Imana yavuze. Kuwa kane ndasenga, iyo ngiye guhura n'ikibazo Imana itimba amasengesho, naho Imana irabivuga. Ibi ngibi byabaye, Uwiteka yabibwiye hari tariki ya 11 z'ukwezi kwa kabiri, irambwira ngo imbwira ibintu bitanu, imbwira ibyago, imbwira ibyiza, imbwira mbese ibintu ibyo byose. Hasigaye ibintu bibiri mu by'Imana yari yambwiye, nabyo ndabitegereje kubera ko yivuze ivuga ng'Imana niko zikora ng'Imana. Ntago Imana ari injajwa, nta nubwo igira indimi ebyiri, ikivuze iragisoza mu bumana bwayo irihagije. Ndi kurangiza ndi kubashimira ku bantu mwese mwabonetse aha hantu. Hari benshi badusuye kwa muganga, ariko abadusuye kwa muganga mwabona ko Gisele mu kuvugana nawe nk'inshuti ze ntago yavugaga, mwajya kuvugana agahita yubika. No ku cyumweru umwana yarwaye naho ntago yavugaga, wabonaga imbesi igitekerezo cyari ku mwana kuko yagiraga ikibazo, ukabona afite ubwoba bw'umwana we, wagira mbese ngazi kazanataha. Ariko nshimye Imana kuko yo irabizi, igiturerera, igikora ibidasanzwe kugira ngo tumenye ko ari Imana ishobora byose, itagivogerwa mu mirimo yayo. Tariki 5 z'ukwa gatandatu yakoreye mugabo we anniversaire, natwe aradutungura nga saa 11 abari atubwira. Yaturirimbiye indirimbo y'ikorasi iri kuvuga ngo ninde wavuguruza imigambi yawe Mana, ninde wahinyura ibyo wavuze, yuvuze yego, na wavuga hoya, wavuze hoya, na wavuga yego. Turarira abari bahari. Ubwo rero hari impamvu Imana yavuze ngo yego Gisele ngwino, yarabikoze mu mana bwayo. Nubwo tubabaye ariko ijuru ryo ririshimye. Murakoze, numva ari byo numvaga nshaka kubabwira kubera ko kumurwaza wumvaga afite ibintu mbesi imishinga ikomeye cyane kandi yerekeye mu byo gukorera Imana. Murakoze, Imana ibahereze umugisha.